Igitabo Intambara Ikomeye, igice cya 22. Ubuhanuzi busohora. Ubwo igihe abari bategereje kugaruka kwa Kristo ku muhindo w'umwaka w'1844 cyari gihise, abari bategereje kugaruka kwe bamaze igihe runaka mu majune no gushidikanya. Nyamara nubwo rubanda bababonaga nk'ababuze epfo na ruguru kandi bitewe n'ikosa bakoze, isoko yo guhumurizwa kwabo yari ijambo ry'Imana gusa. Benshi bakomeza kwiga ibyanditswe, bongera nanone kubona ibyo bashingiraho kwizera kwabo kandi barushaho kwiga ubuhanuzi kugira ngo babone umucyo biruseho. Ubuhamya bwa Bibiliya bari bishingikirijeho basanga busobanutse kandi bufite umwanzuro. Ibimenyetso bigaragara byerekana kugaruka kwa Kristo bidatinze. Umugisha udasanzwe w'Uwiteka ugaragazwa no kwihana kw'abantu n'ububyutse mu by'umwuka byagaragaraga mu bakristo, byerekanye ko ubutumwa bukomoka mu ijuru. Kandi nubwo abizera batashoboye gusobanura impamvu babuze icyo bari bategereje, bari biringiye ko Imana ariyo yabayoboye mu byo banyuzemo. Ubuhanuzi bari barabonye bujyanye n'igihe cyo kugaruka kwa Kristo bwari bukubiyemo amabwiriza ajyanye n'igihe kidasanzwe cyo gushidikanya no kubura icyo bakora, bubasaba gutegereza bihanganye kuko ibyo batasobanukiwe bizasobanuka igihe nikigera. Muri ubwo buhanuzi harimo bukubiye muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numva icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye byihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Byegereje umwaka w'1842, itegeko ryatanzwe tubona muri ubwo buhanuzi rivuga kwandika ubuhanuzi mu buryo bugaragarira amaso cyane kutubaho kugira ngo busomeke bwangu. Niko byabwiwe Charles Fitch mu myiteguro y'ubuhanuzi bwihariye bwa Daniyeli n'ibyahishuwe. Icapishwa ry'iyo nyandiko ryitaweho nk'aho ari isohozwa ry'itegeko ryatanzwe n'umuhanuzi Habakuki. Nyamara nta muntu wamenye muri icyo gihe ko ubuhanuzi nk'ubwo nabwo buvuga iby'igihe cyo gutegereza n'agahe kagaragara, kuko iyerekwa riracyatandukanye kugeza igihe runaka. Rizagaragara ku iherezo kandi ntirizibeshya. Nubwo ryatandukana, turabyizeye rizabaho byanze bikunze kandi ntirizatinda, ariko umwizera azabeshwaho no kwizera. Uwo mugabane w'ubuhanuzi bwa Ezekiyeli wari isoko y'imbaraga n'ihumure ku bizera, ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uwo mugani ucibwa mu gihugu cya Isirayeli usobanura ute ngo iminsi iratinze kandi iyerekwa ryose rirahebwe? Noneho ubabwira uti, uku ni ko Uwiteka avuga, ngo nzatuma uwo mugani utongera gucibwa kandi ntibazongera kuwuvuga muri Isirayeli. Ahubwo ubabwira uti, iminsi igeze hafi n'iyerekwa ryose rigiye gusohozwa. Nta yerekwa ry'ibinyoma cyangwa ubupfapfa bwo kwihakirizwa bizongera kuba mu nzu ya Isirayeli, kuko ndi Uwiteka nzavuga kandi ijambo nzavuga rizasohora. Ntabwo rizongera kurazikwa, kuko mu minsi yanyu mwaba inzu y'ubugome mwe, nzavuga kandi nzasohoza icyo navuze. Ab'inzu ya Isirayeli baravuga bati, iyerekwa yabonye rizasohora bishyize kera kandi ahanura ibihe biri kure cyane. Nuko rero ubabwira uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuga, ngo amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kurazikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora. Abo bakristo bari bategereje umwigisha, barishimye bamaze gusobanukirwa n'uzi neza iherezo rya byose, ahereye mu itangira akareba imyaka magana n'amagana, abirebesha ubushishozi mvajuru. Yari azi neza ibizabaho kandi yari yarabahaye amagambo yo kubahumuriza no kubasubizamo ibyiringiro. Iyo hatajyaga kubaho uwo mugabane w'ibyanditswe byera wabasabaga gutegereza bihanganye no gukomera mu kwiringira ijambo ry'Imana, kwizera kwabo kwajyaga kuzimangatana muri icyo gihe cy'ikigeragezo. Umugani w'abakobwa 10 nk'uko wanditswe muri Matayo ibice 25 werekana nanone urugero rw'ibyabaye ku Badiventiste. Muri Matayo 24 mu gisubizo cyahawe abigishwa ubwo babazaga ikimenyetso cyo kugaruka kwe n'imperuka y'isi, Kristo yababwiye bimwe mu bizabaho by'ingenzi mu mateka y'isi no mu mateka y'itorero, kuva igice cyo kuza kwe cya mbere, ari byo gusenyuka kwa Yerusalemu, igihe cy'umubabaro mu itorero kubwo kurenganwa n'abatazi Imana n'ubupapa, igihe cyo kwijima kw'izuba n'ukwezi no kugwa kw'inyenyeri. Avuga nanone kugaruka kwe mu bwami bwe, kandi akavuga umugani w'amatsinda biratandukanye y'abagaragu bazaba bategereje kuza kwe. Igice cya 25 gitangirana amagambo akurikira: icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ahangaha havugwa itorero ryo mu minsi y'imperuka, rya rindi ryavuzwe mu iherezo ry'igice cya 24.
Muri uwo mugani ibyabaye ku bakristo b'icyo gihe byerekanwa n'imfashanyigisho y'ubukwe bwo mu burasirazuba. Nuko rero ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Wakumva ko kuza kwa Kristo nk'uko kwavuzwe n'ubutumwa bwa marayika wa mbere kwagereranywaga no kuza k'umukwe. Umurimo mugari w'ubugorozi wabayeho kubwo kwamamaza kugaruka kwa Kristo ugereranywa no gusohoka kw'abakobwa 10. Amatsinda abiri y'abantu agaragara muri uwo mugani nk'uko agaragara muri Matayo mu gice cya 24. Bose bari bafite amatara yabo, Bibiliya, kandi mu mucyo wayo bagana inzira yo gusanganira umukwe. Ariko igihe abakobwa b'abapfu bafataga amatara yabo ntibajyanye amavuta ahagije. Abakobwa b'abanyabwenge bo bajyana andi mavuta ku ruhande n'amatara yabo. Aba ba kabiri bari bararonse ubutumwa bw'Imana, bari barakiriye imbaraga y'umwuka wera muri bo, ariyo yatumaga ijambo ry'Imana ribitara rimurikira ibirenge byabo kandi rikaba n'umucyo umurikira inzira zabo, kugira ngo basobanukirwe n'ukuri. Bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya Imana kandi bashakashakanye umwete ubutungane bw'umutima n'imibereho yabo. Bari bafite ibyababayeho buri muntu ku giti cye, ku buryo kwizera mu Mana no mu ijambo ryayo bitashoboraga gusenywa no gucika intege kuko batabonye icyo bari biteze cyangwa gutinda kw'igihe. Abandi mu gufata amatara yabo ntibajyanye amavuta, bagiye batabanje gutekereza cyane. Ubutumwa bari barumvise buvugwa bwari bwarabyukije muri bo ubwoba, ariko bari bishingikirije ku kwizera kwa bagenzi babo, banyurwa gusa n'umucyo udafite ishingiro bakamo gusa, ntibita gushaka ubwenge bubamenyesha ukuri cyangwa ngo bagire kumenya iby'umurimo w'ubuntu ukorerwa mu mitima yabo. Basanze Umukiza bafite ibyiringiro byo kubona ingororano uwo mwanya, ariko ntibaba abantu biteguye kwihanganira igihe cyangwa gucika intege kubwo kubura icyo bari bategereje. Nuko igihe ibigeragezo byari bibugarije, kwizera kwabo kurashonga, umucyo wari ubarimo urazima. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Uko gukererwa k'umukwe kwerekana kurangira kw'igihe Umukiza yari ategerejwe, gucika intege kuko batabonye icyo bari bategereje ku gihe. Muri ako gahe ko gushidikanya no gutinya, ibitekerezo bidahamye bitangira kwitekerereza inyungu bwite, bikareka umugambi usubira inyuma. Ariko abafite kwizera gushingiye ku bumenyi bwite bwa Bibiliya bashingiye ku rutare rudashobora guhirikwa n'uwo mubabaro ukomeye. Bose barahunikira barasinzira. Itsinda rimwe ntacyo ryitayeho kubwo kubura kwizera kwabo. Irindi tsinda ritegereje ryihanganye kugeza igihe ribonera umucyo uhagije. Ariko mu ijoro ry'ibigeragezo, aba ba kabiri basa n'ababuze ku rugero runaka umwete wabo no kwitanga. Abari bafite kwizera kudashikamye kandi bafite umutima ufata impu zombi ntibashoboraga kwishingikiriza ku kwizera kwa bagenzi babo. Buri wese yagombaga kwishingikiriza ku kwizera kwe bwite cyangwa akakureka. Muri icyo gihe gukabya mu kwizera cyangwa se fanatisme gutangira kugaragara. Abantu bamwe bari baragize umwete mwinshi cyane mu kwakira ubutumwa, batangira kureka ijambo ry'Imana kandi ari ryo muyobozi uhagije w'umukristo, bibwira ko bihagije kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo. Hari abagaragaza umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera, bakarega abadafite amatwara nk'ayabo kuko batemera gukora nk'ibyabo. Ibyo bibwiraga n'uburyo bakoraga ntibyari bikunzwe n'Abadiventiste, bakomeza kunenga umurimo w'Imana. Satani yakomeje gukora atyo kugira ngo adindize umurimo w'Imana ndetse awurimbure. Umurimo wahagurukijwe n'Abadiventiste wari warihanishije abantu benshi, kandi abantu b'indahemuka bari baritabiriye kwamamaza ukuri mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Umwanzi w'ibyiza yakomezaga gutakaza abantu be. Nuko kubwo gushaka gukoza isoni umurimo w'Imana, agerageza koshya abantu bavuga ko bafite kwizera no kubasunikira mu kwizera kurenza urugero, fanatism. Hanyuma abamukorera batangira guhiga ikosa ryose n'igisa naryo kugira ngo babone uko babarega mu butegetsi bw'isi mu buryo bukabije, ngo basebye Abadiventiste no kwizera kwabo. Bityo abantu benshi yashoboraga kubashyira mu murimo we kandi agakomeza kugenga imitima yabo yahabye, niko kandi yashoboraga kubereka ab'isi nk'abayobozi b'itorero ryose. Satani niwe murezi wa bene data, kandi umwuka afite niwe usunikira abantu gutoratora amakosa n'inenge z'abantu b'Imana no kubashyira ku karubanda, nyamara ibyiza bakora ntibyigere byitabwaho. Satani ahagurukira gukorana imbaraga iteka arwanya icyo Imana ikora ishaka gukiza abantu. Igihe abana b'Imana bazaga imbere y'Uwiteka, Satani nawe yaje muri bo. Akunda gutera inkunga n'umwete ububyutse bwose bw'abantu bafite imitima idashikamye n'umwuka w'ubugoryi. Ubwo yashoraga abo bantu mu kwakira umugabane umwe w'ukuri, kandi bagira bimwe baha agaciro mu bizera, akoresha uburyo bwabo kugira ngo yinjizemo inyigisho ziyobya abadashikamye.
Satani akunze kuhaba kenshi mu bihe by'icyubahiro yihindurije mu ishusho y'umuntu runaka ashobora gukoresha. Satani ntiyifuza kubona n'agatambwe gato cyane umwana w'Imana ashobora gutera mu rugendo rw'agana mu ijuru. Mu mateka yose y'itorero nta vugurura ryigeze ribaho hatabanje kuboneka ingorane zikomeye. Mu gihe cya Pawulo niko byagenze, aho yashingaga itorero hose hadukaga abantu bagatangira kwigisha imyizerere iyobya. Iyo myizerere yakirwa yashoboraga kuzimya urukundo rw'ukuri mu bavandimwe. Luteri yarababaye cyane, agira agahinda atejwe n'abari bafite gukabya mu kwizera bibwiraga ko Imana ivugana nabo mu buryo butaziguye, kandi ku bw'izo mpamvu bakazana ibitekerezo byabo maze bakabiha agaciro kuruta ibyanditswe byera. Abantu benshi bari babuze kwizera n'ibyiringiro, ariko bakagira akantu ko kwiyiringira ubwabo, kandi bakaba bakunda kumva no kuvuga ibintu bishya. Baguye mu gishuko cy'abiyitaga abanyabwenge bashya, maze bifatanya n'abakorera Satani kugira ngo basenye inyigisho Imana yatumye Luteri ngo zubake imitima. Abayoboke ba Wesley nabo ndetse n'abandi bahawe imigisha kubw'imirimo yabo no kwizera, uko bagendaga batera intambwe bahura n'imitego ya Satani, bagashorwa mu gukabya birenze urugero kandi mu buryo bwinshi butandukanye, bagaragaraga nk'abantu bafite imitima itejejwe kandi bafite umwuka utari uw'ubwenge. William Miller nta mpuhwe yagiriraga abantu bafite umwuka nk'uwo wo gukabya birenze urugero. Kimwe na Luteri, yavuze ko umwuka wadutse uba ugomba gusuzumwa n'ijambo ry'Imana. Miller yagize ati: umwanzi Satani afite muri iyi minsi yacu umwanya mugari mu bitekerezo by'abantu bamwe. None twabwirwa n'iki umwuka ubakoresha uwo ari wo? Bibiliya irasubiza iti: muzabamenyera ku mbuto zabo. Hariho imyuka myinshi ku isi kandi turasabwa kuyigerageza. Imyuka yose itaturarikira kubaho mu buryo twirinda mu buryo bwiza kandi butunganye muri iyi si ya none, uwo mwuka ntabwo uba ukomoka kuri Kristo. Ndibwira rwose ndashidikanya ko Satani ari we uyobora iyo myuka ya benshi yaduka mu buryo budasanzwe. Abantu benshi muri twe bibwira ko ari abantu bejejwe, bakurikiza ahubwo imihango y'abantu ndetse bakagaragara ko batazi ukuri kurusha bariya bandi badafite kwibwira ko bejejwe. Umwuka wo gukora amakosa udutandukanya n'ukuri, mu gihe umwuka w'Imana utuyobora ku kuri. Ariko wagira uti, umuntu ashobora kuba ari mu ikosa ariko akibwira ko ari mu kuri. Ubwo se umuntu yabigenza ate muri icyo gihe? Twasubiza yuko umwuka w'Imana n'ijambo ryayo bitavuguruzanya. Niba umuntu yiciriye urubanza akurikije ijambo ry'Imana, maze akabona ari mahwi rwose bihuje n'ijambo ry'Imana, ahubwo rero azamenye ko ari mu kuri. Ariko nabona ko umwuka umuyobora utemeranya n'amategeko cyangwa igitabo cy'Imana, yitonda abanza ashishoze ngo atagwa mu mutego w'umwanzi Satani. Nagiye mbona kenshi ibihamya by'ubutungane mu mutima mbibwiwe no mu maso h'umuntu kuruta kubibwirwa n'urusaku cyangwa imvugo y'abakristo bamwe. Abanzi b'ubugorozi bareze ugukabya abakora bivuye inyuma baburwanya. Abarwanyaga ibikorwa by'Abadiventiste nabo babigenza batyo. Babonye badashimishijwe no kwiyerekana mu buryo butari bwo ndetse no gukabya amakosa y'abakabya, bagerageza gukwirakwiza ibitari byo bitarangwamo rwose akantu na gato k'ukuri. Abo bantu bakoreshwaga n'ibitekerezo byabo gusa no kwangana. Amahoro muri bo yari yarabuze kubwo kwamamazwa kwa Kristo yuko ari hafi kugaruka. Bari bahangayikishijwe nuko byaba ari ukuri, nyamara bakishyiramo ko atari byo. Iryo ni ryo ryari ibanga ry'imibereho myiza yabo, kurwanya Abadiventiste n'imyizerere yabo. Kuba abantu bamwe bakabya iby'imyizerere, fanatisme, barinjiye mu murongo w'Abadiventiste, ntibyari bihagije gufata umwanzuro ukavuga ko uwo mwuka utakomokaga ku Mana kuruta uko abo bantu n'abandi bayobya bagiye baboneka mu itorero nko mu gihe cya Pawulo cyangwa icya Luteri, bitaba impamvu yo guciraho iteka umurimo w'Imana. Abantu b'Imana bakwiriye gusohoka mu bitotsi maze bagatangira bivuye inyuma umurimo wo kwihana n'uw'ubugorozi, bagacukumbura ibyanditswe byera kugira ngo bamenye ukuri nk'uko kuboneka muri Yesu. Bakwiriye kwitangira Imana batizigamye, kandi ntihazabura ibimenyetso bigaragaza ko Satani akora n'imbaraga kandi ari maso. Azerekana ububasha bwe akoresheje ibituyobya bishoboka byose, yifashisha abamarayika bamanukanye nawe akoresha mu bwami bwe. Ntabwo ari ukwamamaza kugaruka kwa Kristo byatumye havuka ubukusi cyangwa uko gukabya mu myizerere n'amacakubiri. Ibyo byatangiye mu gihe cy'impeshyi mu mwaka w'1844, ubwo Abadiventiste bari mu gushidikanya bashobewe kubw'ingorane zigaragara barimo. Kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubw'ijwi ryo mu gicuku byerekezaga mu buryo butaziguye mu gikorwa cyo kubuza iyo myizerere ikabije n'amacakubiri. Abagize uruhare muri ibyo bikorwa bemeraga rwose ko imitima yabo yari yuzuwemo urukundo, bakundana rwose kandi bakunda Yesu. Bari bategereje kubona bidatinze. Kwizera kumwe, ibyiringiro bimwe byarabererezaga bikabarenza gukoreshwa n'ibitekerezo by'abantu, ahubwo byaringa bibakingira imyambi ya Satani. Umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo, umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo.
Ku mpeshyi y'umwaka w'igihumbi magana inani mirongo ine na kane, hagati muri icyo gihe bari batekereje ko gifunga iminsi 2300 no ku muhindo w'uwo mwaka, aho babonaga ko bageze ku butumwa nk'uko bwavuzwe mu mvugo y'ibyanditswe byera ngo dore umukwe araje. Icyatangije icyo gikorwa cyo guhaguruka ni uko bavumbuye itegeko ry'umwami Artaxerxes ryo gusana Yerusalemu, itegeko ryabaye intango y'igihe cy'iminsi 2300 ryashyizwe mu bikorwa mu gihe cy'umuhindo w'umwaka wa 457 mbere ya Kristo, aho kuba mu itangira ry'uwo mwaka nk'uko bamwe babyiringiraga. Iminsi 2300 yabazwe bahereye ku muhindo w'umwaka wa 457 kandi irangira ku muhindo w'umwaka w'igihumbi 844. Ibitekerezo bimwe byavuye mu isezerano rya kera byerekana nabyo ko mu gihe cy'umuhindo ari bwo igikorwa cyo kwezwa k'ubuturo bwera cyagombaga kubaho. Ibyo rero birushaho gutanga umucyo igihe bahangaga amaso ku buryo ibimenyetso byerekanaga kuza kwa Kristo bwa mbere byasohoye. Gutambwa k'umwana w'intama wa Pasika byari ishusho y'urupfu rwa Kristo. Intumwa Pawulo yagize ati, Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Igitebo cy'amatunda y'umwero wa mbere bazaniraga Uwiteka mu gihe cya Pasika nabyo byari ishusho y'umuzuko wa Kristo. Pawulo ubwo yavugaga ibyo kuzuka k'Umukiza n'abigishwa be bose yagize ati, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma ba Kristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Nk'uko igitebo cy'amatunda ahishije byazanirwaga Uwiteka, Kristo nawe yabaye umuganura w'uwo musaruro udapfa w'abazacungurwa, ari bo mu gihe cy'umuzuko uzakurikiraho bazashyirwa mu bigega by'Imana. Ibyo bimenyetso byasohojwe bidakurikije ibigiye kubaho gusa, ahubwo bikurikije igihe. Ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere kw'Abayahudi, umunsi n'ukwezi umwana w'intama wa Pasika watambwe bikamara igihe cy'ibinyejana 15, Kristo amaze kurya Pasika hamwe n'abigishwa be yashyizeho kwizihiza uwo muhango wagombaga guhora ubibutsa iby'urupfu rwe nk'umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Iryo joro yafashwe n'abagizi ba nabi kugira ngo bamubambe atambwe. Nk'uko ari we washushanywaga rwose n'igitebo cy'amatunda, Umukiza yazutse mu bapfuye umunsi wa gatatu, bityo aba umuganura w'abasinziriye n'urugero rw'abera bose bagomba kuzazuka, umubiri wo gucishwa bugufi ukazahindurwa akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Ni muri ubwo buryo ibishushanya kugaruka k'Umukiza bigomba gusohora mu gihe cyerekanwe n'ibimenyetso. Mu mikorere ya Mose, kwezwa k'ubuturo bwera cyangwa umunsi mukuru w'impongano byabaga ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 9 kw'Abayuda, mu gihe umutambyi mukuru amaze gukora umurimo wo guhongerera ibicumuro by'Abisirayeli, yabaga yejeje ubuturo bwera ibyaha, maze agasohoka agaha umugisha bari bamutegereje. Mu gihe umutambyi mukuru amaze gukora uwo muhango wo guhongerera ibicumuro by'Abisirayeli, yabaga yejeje ubuturo bwera ibyaha, maze agasohoka agaha umugisha bari bamutegereje. Bizeraga batyo yuko Kristo umutambyi wacu mukuru azaza ku mugaragaro ngo yeze isi kandi agaha kudapfa bamutegereje. Umunsi wa 10 w'ukwezi kwa 9, umunsi mukuru w'impongano, umunsi mukuru wo kwezwa mu gihe cyo kwezwa k'ubuturo bwera, ari bwo mu mwaka w'igihumbi 844 ku itariki ya 22 Ukwakira, ari wo munsi witaweho nk'uwo kuza k'Umukiza. Ibyo byabaye intangamugabo yuko iminsi 2300 izarangira ku muhindo, kandi umwanzuro wagaragaye nk'ukuri rwose. Mu mugani wanditswe muri Matayo 25, igihe cyo gutegereza n'icyo guhunikira byakurikiwe no kuza k'umukwe. Ibyo ntibivuguruza rwose ibitekerezo tumaze kuvuga bivuye mu buhanuzi no mu bimenyetso. Izo mpamvu zateye kwemera gukomeye mu mitima, ku buryo urusaku rwo mu gicuku rwagizwe n'abizera ibihumbi byinshi. Nk'uko umuntu agenda ahantu haterera, niko ubudivantiste bwagiye buzamuka mu ntera mu gihugu cyose. Agenda ava mu mujyi ajya mu wundi, mu kirorero ajya mu kindi, ndetse agera no mu turere twakure rwose, kugeza ubwo abana b'Imana bose bagira amakenga no kwirinda. Uko gukabya birenze urugero mu myizerere kwayoyokeye imbere y'ivugabutumwa, bimeze nk'uko bigendekera ikime cya mu gitondo imbere y'izuba rirashe. Abizera babona gushidikanya n'inkeke bari bafite biyoyoka, ibyiringiro n'ubutwari byinjira mu mitima yabo. Umurimo wari utakirimo bya bikabyo bikunze kugaragara igihe abantu bari mu byishimo bitarimo kwicisha bugufi ngo bayoborwe n'ijambo ry'Imana cyangwa umwuka wera. Byasaga n'umuco waranze ibihe byo gucishwa bugufi no kugarukira Umukiza byabaye kera mu gihe cy'ubwoko bwa Isirayeli, nyuma yo kumva ubutumwa bwo gukebura abagaragu b'Imana. Byari bifite ibimenyetso biranga umurimo w'Imana mu bihe byose. Nta gutwarwa n'ibyishimo wabonaga mu bantu, ahubwo wabonaga kwisuzuma mu mitima, kwihana ibyaha no kwitandukanya n'iby'isi. Kwitegura kujya gusanganira Umukiza nicyo bari bagamije imbere muri iyo mitima yashengutse. Bakomezaga kwitabira gusenga bihanganye kandi bakitangira Imana byimazeyo. Mila yavuze amagambo akurikira ubwo yandikaga iby'icyo gikorwa ati, ntihakiriho gutwarwa n'ibyishimo, birasa naho biteganirijwe ikindi gihe cy'ahazaza, mu gihe ijuru n'isi bizishimira hamwe ibyishimo by'ubwiza buhoraho butarangwamo icyaha. Nta jwi na rimwe ry'umunezero.
ibyo nabyo biteganirijwe igihe cyo gutsinda kw'ijuru. Abaririmbyi bakataraboneka baracecetse, bategereje gufatanya n'ingabo zo mu ijuru n'amajwi y'abamarayika. Nta guhangana mu bitekerezo biturimo, bose bahuje umutima n'umugambi. Undi muntu nawe wakurikiranye iby'ubwo bubyutse yagize ati, byatumye ahantu hose habaho gushakashaka cyane mu mitima y'abantu no kwicisha bugufi. Urukundo rw'iby'isi rubavamo, amakimbirane n'umwiryane birashira, basabana imbabazi z'ibyaha, bicisha bugufi imbere y'Imana kandi berekeza ibitekerezo byabo mu ijuru, batakambira Imana kugira ngo babarirwe ibyaha byabo kandi bagirirwe ubuntu. Wabonaga imitima y'abantu ibabaye kandi yiyoroheje kurusha ikindi gihe, nk'uko Uwiteka yari yarabitegetse abinyujije mu mugaragu we Yoweli, avuga iby'igihe umunsi w'Imana uzaba wegereje. Iyo nkuru yashishimuye imitima, ntabwo yashishimuye imyenda. Kugarukira Imana bijyanye no kwiyiriza ubusa n'amarira no gutakamba. Nk'uko Imana ibivuga binyuze mu muhanuzi Zakariya, umutima w'ubuntu no kwambaza washyizwe mu bana bayo, bitegereza uwo bacumise amacumu, maze igihugu gicura umuborogo. Abari bategereje Umukiza, ubugingo bwabo bubura amahwemo imbere ye. Ububyutse bwabayeho mu itorero uhereye mu gihe cy'intumwa, nta na bumwe bwigeze bubaho butarangwamo inenge mu bantu n'ubuhendanyi bwa Satani nk'ubwabaye mu gihe cy'umuhindo w'umwaka w'1844. Kugeza amagingo aya, nyuma y'agahe kagera ku gice cy'ikinyejana, abagize uruhare bose muri ubwo bubyutse kandi bagakomeza kunamba ku kuri, baracyumva muri bo kuba barakoreshejwe umurimo uhiriwe, kandi bemeza ko uwo murimo wari uw'Imana koko. Mu ijwi rivuga ngo, dore umukwe araje, nimusohoke mu musanganire, abari bategereje barahaguruka, baboneza amatara yabo, biga ijambo ry'Imana n'umwete mwinshi n'inyota bitigeze byongera kubaho kugeza n'uyu munsi. Abamarayika batumwa bavuye mu ijuru kugira ngo bakomeze abari bacitse intege no kubategura kwakira ubutumwa. Umurimo ntiwakomejwe n'ubushishozi cyangwa ubwenge bw'abantu, ahubwo ni kubw'ubushobozi bw'Imana. Ntibyanatewe n'uko abantu bari bafite impano, kuko abacishije bugufi kandi bagakiranukira Imana nibo babaye aba mbere kwakira ihamagarwa. Abahinzi basize imirima yabo y'ingano, ababaji basiga amazu yabo bakoreramo, maze bagenda barira kubw'umunezero wo kujya kuburira abandi. Abari aba mbere muri ubwo bubyutse baba ari bo ba nyuma mu kwinjira. Mu buryo rusange, amatorero yakinze inzugi ntiyakira ubwo butumwa, maze umubare munini w'ababwakiriye usohoka mu matorero yabo. Mu burinzi bw'Imana, iryo jwi rifatanya n'ubutumwa bwa marayika wa kabiri kandi ryongera imbaraga ubushobozi bw'uwo murimo. Ubutumwa bugira buti, dore umukwe araje, ntabwo cyari igikangisho gusa, nubwo hari intangamugabo zivugwa n'ibyanditswe zisobanutse. Bwari buherekejwe n'imbaraga ikura umutima, nta gushidikanya cyangwa gusubira inyuma. Mu gihe Kristo yinjiraga muri Yerusalemu nk'umuneshi, abantu benshi bari bavuye hirya no hino mu gihugu kubwo kwizihiza umunsi mukuru, bihutiye kujya ku musozi wa Yelayono, maze bifatanya n'abandi bose bari baherekeje Yesu. Bagendera muri icyo gihiriri cy'uwo mwanya, maze bahuriza hamwe amajwi yabo bateraga hejuru bagira bati, Hoziyana mwene Dawidi, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ni muri ubwo buryo abatarizeraga bagiye baza mu biterane by'Abadiventiste, bamwe bazanywe n'amatsiko, abandi bazanywe no kunegura, bageraho bagafatirwamo n'ubutumwa bwiza ngo dore umukwe araje. Muri icyo gihe abayoboke bari bafite kwizera kwatumaga amasengesho yabo ahita yumvirwa. Kwizera kwari gufashe mu ntoki ibihembo byasezerano. Nk'uko ibitonyanga by'imvura byagwaga mu butaka bwumye, niko umwuka w'ubuntu wamurikiraga abawushakaga babikuye ku mutima. Abari bategereje kugaragara vuba imbere y'Umucunguzi bumvaga bafite umunezero mwinshi. Imbaraga yeza y'Umwuka Wera yatunganyaga imitima, kuko ibyiza byabo byakoraga ari byinshi ahantu hose ku bayoboke b'indahemuka. Abari barakiriye ubutumwa barebanaga umwuka w'ubwitonzi kwegereza ko igihe bari biringiyemo kugaruka k'Umukiza. Buri gitondo bumva ko icyambere bakeneye ari ukuba bafitanye isano nziza n'Imana. Imitima yabo yari ihurije hamwe kandi bagasabirana. Bakundaga guteranira ahantu hiherereye kenshi kugira ngo barusheho gusabana n'Imana, kandi amasengesho yabo yazamukaga mu ijuru aturutse aho bari bateraniye mu mirima no mu mashyamba. Kumva ko bemewe n'Umukiza wabo byabarutiraga cyane ibyo kurya bibatunga bya buri munsi, kandi iyo ibitekerezo byabo byazagamo urujijo, ntibagiraga ikiruhuko cyo gusenga kugeza igihe urujijo rweyuka. Uko biyumvagamo ubuhamya bw'ubuntu bw'Imana butuma bezwa, bumvaga batindiwe kubona uwo bakunda cyane. Nyamara ntibarakamenya ko bateganirijwe kuzagira umubabaro ukabije bitewe no kubura icyo bari bategereje. Igihe bari bategereje kirahita, Umukiza ntiyagaruka. Bari bategereje kugaruka kwe bafite ibyiringiro bikomeye, none ingorane zihwanye n'izageze kuri Mariya ubwo yageraga kumva y'Umukiza, maze agasanga irimo ubusa. Yavugije akamaboroga ati, bakuyemo umwami wanjye, sinzi aho bamujyanye. Gutinya kwari kubarimo bitewe no kwibaza ko ubutumwa bwabo atari ubw'ukuri byababayemo igihe runaka nk'intaza mu batizera. Igihe cyavuzwe kimaze guhita, ubwo bwoba ntibwahise bubashiramo.
Mu itangira abo ntibashoboye kwemeza ibitekerezo byabo abari mu mubabaro ukomeye wo kutabona icyo bari bategereje, ariko kuko nta kimenyetso babonaga cy'uburakari bw'Imana, bava mu bwoba bari bafite maze batangira kuvuga amagambo y'ibitutsi no kunegurana. Umugabane w'abantu benshi bavugaga ko bizera ibyo kugaruka kwa Kristo bidatinze bazibukira kwizera kwabo. Abantu bamwe bari bafite ibyiringiro batangazwa no kubona baguye mu cyaha cy'ubwibone ku buryo bashatse guhunga bakavaho. Nka Jonasi bitotombera Imana kubw'ibibabaje itabakoreye. Bari bageze aho guhitamo urupfu aho kubaho. Abari bashingiye kwizera kwabo ku bitekerezo gusa by'abandi aho gushingira ku ijambo ry'Imana, bari biteguye nanone nka mbere guhindura ibitekerezo byabo. Abakobanyi binjiza mu murongo wabo abanyantege nke nk'ibinnyeteri, maze bose bavugira hamwe ko ntacyo gutinya gihari cyangwa gutegereza. Igihe cyari cyarahise, Umukiza ntiyaje nk'uko bari bamwiteze, kandi abantu bashoboraga kuguma batyo igihe cy'imyaka ibihumbi byinshi. Abizera bashyira mu gaciro kandi b'indahemuka bari barasize byose ku bwa Kristo, kandi banyurwa no kubana nawe kuruta ikindi gihe cyose mbere. Biringiraga yuko babwiye abantu ubutumwa buheruka bwo kubaburira, kandi bari biteguye kwinjizwa mu muryango w'Imana mu ijuru hamwe n'abamarayika. Muri rusange bumvaga baratandukanye na rubanda rwose batakiriye ubwo butumwa. Bari baragiye basengana umwete bagira bati, ngwino Mwami Yesu, ngwino bidatinze. Ariko ntiyaza. Bagombaga rero noneho kwikorera umutwaro w'ubuzima no kwemera ibirushya by'ubuzima, bakemera gukozwa isoni no gukwenwa n'ab'isi. Ibyo rero byari ikigeragezo kiremereye kwizera kwabo no kwihangana. Nyamara icyo kigeragezo bagize nticyari kiremereye kuruta icyo abigishwa bagize igihe cyo kuza kwa Kristo bwa mbere. Ubwo Yesu yinjiraga muri Yerusalemu nk'umuneshi, abigishwa be bibwiye ko agiye kwima ingoma ya Dawidi, maze akarenganura Abisirayeli bari mu bubata. Bari bafite ibyiringiro kandi buzuwemo n'ibyifuzo byiza batarageraho ariko baharanira. Barushanwaga bashyizeho umwete kugira ngo bashimishe kandi baheshe icyubahiro umwami wabo. Benshi basasaga imyambaro yabo mu nzira n'ikirago cyo gukandagirwaho cyangwa bagasasa ibibabi by'ibiti ngo bikandagireho. Muri ibyo byishimo bari bafite, baravuga bati, Hoziyana mwene Dawidi. Igihe abafarisayo bari bababaye, barakajwe n'ibyo byishimo biri mu bantu. Bashatse ko Yesu abacecekesha, nuko arabasubiza ati, ndababwira yuko ababahoze amabuye yarangurura. Ubuhanuzi bwagombaga gusohora. Abigishwa basubizaga ibihwanye n'ubushake bw'Imana. Nyamara umubabaro utangaje wari ubategereje kubwo kutabona icyo bibwiraga. Iminsi mike gusa niyo yahise mbere y'uko Umukiza agerwaho n'urupfu rwabateye agahinda no kumubona ahambwa mu mva. Icyo bari bategereje nticyagezweho, kandi ibyiringiro byabo nabyo bihambanwa na Kristo. Igihe Yesu yavaga mu mva amaze kunesha urupfu, nibwo basobanukiwe ko byose byari byarahanuwe n'abahanuzi, kandi ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye. Mu myaka 500 yari ishize, Umukiza yari yaravuze amagambo yanyujije mu kanwa k'umuhanuzi Zakariya ati, nezerwa cyane wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura wa mukobwa w'i Yerusalemu we, dore umwami wawe aje aho uri. Niwe mukiranutsi kandi azanye agakiza, yicishije bugufi, agendera ku ndogobe ndetse no ku cyana cyayo. Iyo abigishwa bagira kwibaza yuko umwigisha wabo agiye kujyanwa mu rubanza rwo gupfa, ntibaba barashoboye gusohoza ubuhanuzi. Ni muri ubwo buryo rero Mirere n'abo bari bafatanije umurimo bashoje ubuhanuzi, maze bamamaza ubutumwa bw'Imana ngo babugeze mu bantu, ariko ubwo butumwa ntibwajyaga kwamamazwa iyo bamenya neza ko ubwo buhanuzi butazabatamaza, kandi ko hazaboneka ubundi butumwa buzigishwa mbere yo kugaruka k'Umukiza. Ubutumwa bwa mbere n'ubwa kabiri bwavuzwe mu gihe gikwiye kandi bwashoje umurimo w'Imana. Abantu bose bari bahanze amaso Abadiventiste bategereje kureba uko imikorere yabo isenyuka, niba igihe bavuze ko Kristo azazira aramutse ataje. Ariko mu gihe abantu benshi banyuze mu bigeragezo bikomeye barekaga kwizera kwabo, abandi barushagaho gukomerera mu byizerwa. Imbuto z'ubwo bubyutse bw'itorero ry'Abadiventiste, umwuka wo kwicisha bugufi, wo kwihana no kwitandukanya n'iby'isi ndetse no guhindura imyitwarire byakurikiye icyo gikorwa, byose byerekanaga ko biyoborwa n'Imana. Abakunda iby'isi cyane ntibashoboye guhakana ko ubushobozi bw'umwuka w'Imana bwaherekeje ivugabutumwa ry'Abadiventiste, kandi nta kosa babonaga mu mibare y'igihe cy'ubuhanuzi. Abadiventiste ntibashoboraga kwemera batabonye ibyemezo bya Bibiliya, kureka kwizera abantu b'Imana bashyikiriye kubw'ubwenge bumurikirwa n'umwuka w'Imana kandi bafite umutima uharanira kubona imbaraga ikiza, babonye nyuma yo gusenga n'inyigisho zimbitse z'ijambo ry'Imana. Byongeye kandi uko kwizera kwahariwe urubuga mu gukerenswa no kwangwa bikabije n'abavugabutumwa mu bantu muri rusange ndetse n'abanyabwenge b'isi, nyamara kwahagaze gushikamye ntikwadandabiranwa n'imbaraga z'ubuhanga no gushyanuka by'ab'isi, gukerenswa no gusuzugurwa n'abantu mu buryo bwose. Ni iby'ukuri ko harimo ikosa mu byerekeye icyo bari bategereje kigiye kubaho, ariko icyo gusa nticyagombaga guhungabanya kwizera kwabo mu ijambo ry'Imana.
Ubwo Yonasi yatangazaga ubutumwa mu mayira y'Inenewe yuko mu minsi 40 umudugudu uzasenyuka, Umukiza yemeye kwihana kwa Nenewe maze yigizaho icyo gihano. Nyamara ubutumwa Yonasi yari yigishije bwari buvuye ku Mana, nuko rero Nenewe yageragejwe mu buryo buhuye rwose n'ubushake bw'Imana. Abadivantisti bizera ko muri ubwo buryo Imana yabahamagariye kuburira isi kubw'urubanza rwenda gusohora. Bavuga ko uwo muburo wagerageje imitima y'abantu bose bawumvise kandi utuma bamwe bagira gukunda kubona Umukiza agarutse, naho mu bandi havuka urwango rwo kumubona agarutse ku mugaragaro byemewe n'Imana. Ibyo byerekanye umurongo ku buryo abashakaga kumenya uko umutima wabo uteye bashobora kumenya uruhande babarirwamo iyo Yesu ajya kuza. Rero bajyaga kuvuga n'ijwi rirenga bati, dore Imana yacu twategereje ije kudukiza, cyangwa bagatakira ibitare n'imisozi ngo bibagwire kugira ngo bibahishe amaso yicaye ku ntebe no kubakiza umujinya w'umwana w'intama. Nk'uko tubyizera, Imana yagerageje abana bayo muri ubwo buryo. Yagerageje kwizera kwabo kugira ngo irebe ko mu gihe cy'ibigeragezo bashobora gusubira inyuma bakava mu mwanya bagombye kuba barimo, cyangwa se niba bazareka isi bagashingira ibyiringiro byabo ku murimo w'Imana. Amarangamutima y'abari bagifite kwizera Imana yaberekezaga ku gutekereza ibyababayeho mu bihe byashize, byanditswe na William Miller mu magambo akurikira ati, iyaba nagombaga kongera gutangirana ubuzima n'ibigeragezo bihwanye n'ibyo mfite kugira ngo ngaragare neza imbere y'Imana n'imbere y'abantu, nagombye gukora nk'uko nabigenje. Ndiringira ko nameshe imyenda yanjye mu maraso y'ubugingo, ndizera kandi ko uko bishoboka kose nihannye ibicumuro byanjye nkizwa urubanza. Uwo muntu w'Imana yarongeye arandika ati, nubwo inshuro ebyiri zose ntabonye ibyo nari ntegereje, sinacitse intege ngo ntembagare. Ibyiringiro byanjye mu kugaruka kwa Kristo biracyandimo mu buryo bukomeye nka mbere hose. Icyo nakoze nuko nyuma y'iminsi yo gutekereza nitonze, niyumvisemo ko ari inshingano yanjye yo gukora. Niba naribeshye, nabikoze kubw'urukundo rundimo nkunda bagenzi banjye kandi no kubera inshingano mfite imbere y'Imana. Icyo nzi ni kimwe, sinigeze nigisha icyo ntemera, kandi ukuboko kw'Imana niko kwanshoreye, ububasha bwayo narabubonye mu murimo, kandi ibikomeye byinshi byarakozwe. Abantu ibihumbi byinshi mu maso y'abantu batewe umwete n'ibibwirizwa by'Abadiventiste kwiga ibyanditswe byera, kandi muri ubwo buryo kubwo kwizera no kwezwa n'umwuka wa Kristo binyuze n'Imana. Sinigeze mparanira kuvugwa neza n'abibone, nta nubwo nigeze mpinda umushyitsi imbere y'amakuba ntejwe n'ab'isi. Sinzigera rero ubu kubasaba kundeba neza cyangwa ngo nkore ibirenze ibyo nsabwa kugira ngo mbashavuze. Sinzigera ngerageza kurengera ubuzima bwanjye, sinzigera mpinda umushyitsi imbere yabo. Ndiringira yuko igihe mbonye ko ngiye kububura, Imana indindira nibyemera ityo bizabeho. Imana ntijya yibagirwa abayo. Umwuka wayo uhora kubatemera na rimwe kuva mu cyo babonye kugira ngo bacireho iteka Abadiventiste. Mu gitabo cy'Abaheburayo handitswe amagambo yo gutera ubutwari no kuburira abategereje kugaruka kwa Kristo kandi bahuye n'ibigeragezo ku bw'ibyo. Ngo nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Mu magambo avuga ibyo kugaruka bidatinze kwa Kristo, tubona ko ahwitura itorero ryo mu minsi y'imperuka ati, kuko hasigaye igihe gito gusa, ugomba kuza ntabwo azatinda. Ayo magambo yerekana mu buryo busobanutse ko hazabaho igihe runaka kandi ko Umukiza asa naho atinze. Amabwirizwa avugwa ahangaha ajyanye by'umwihariko n'ibyabaye ku Badiventiste muri icyo gihe. Abakristo babwirwaga ayo magambo bari mu kaga ko kuzimira mu kwizera. Bari barakoze ubushake bw'Imana bakurikije icyerekezo cy'umwuka w'ijambo ry'Imana. Nyamara ntibashoboraga gusobanukirwa n'ibyifuzo bye mu kigeragezo cyabo giheruka cyangwa kumenya inzira banyuramo. Bari bafite ikigeragezo cyo gushidikanya kw'Imana ariyo koko ibayoboye. Amagambo akurikira ajyana by'umwihariko n'icyo gihe kimeze gityo. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Nk'uko umucyo umurika mu gicu wamurikiye inzira zabo, kandi babonye ubuhanuzi buhishurwa kandi busohora mu buryo budatinze, ibimenyetso byarangaga kugaruka kwa Kristo ko kuri bugufi. Bagendaga nk'ababireba ku mugaragaro, ariko muri icyo gihe bamaze gucika intege ku bw'ibyiringiro byabo bidasohoye, ntibari bagishoboye kugendera mu kwizera Imana n'ijambo ryayo. Abakobanyi bagiraga bati, mwarabeshywe, nimureke kwizera kwanyu maze mutangarize abantu ko ibyo Abadiventiste bigisha biyobowe na Satani. Ariko Imana mu ijambo ryayo yagize iti, ariko umukiranutsi nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira.
Guhakana rero kwizera kwabo no guhinyura ubushobozi bw'Umwuka Wera waherekeje ubwo butumwa byajyaga kuba kwigerezaho no kuzimira burundu. Bakomezwaga n'amagambo ya Pawulo ngo bashikame, ati ntimureke kwiringira kwanyu, mukeneye kwihangana kuko hasigaye igihe gito ugomba kuza azaza ntabwo azatinda. Inzira yabo imwe rukumbi y'ukuri yari iyo kwemera kuyoborwa n'umucyo bari barahawe n'Imana ngo bashikame ku masezerano yayo no gukomeza kwiga ibyanditswe byera no gutegereza bihanganye guhabwa undi mucyo mushya.